umbwiye ati mfite imodoka ngurisha ndashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, nkwereka ukuntu mbikoraho ku buryo bwihuse cyane, imodoka ikabiragiye, imodoka ikabiragiye. Nkubwire no wongere umpamagare umbwire ngo ndashaka kugura imodoka kuri Brasha TV, nguhereze imodoka itazagusaza, itazagutesha umutwe, ifite ubuzima n'ubuziranenge ku giciro kiri hasi cyane, ifite ibyangombwa byose, kuko hanga nguhereza imodoka namaje kwitekerezaho ntago ari gupfa guhubuka. Iyi modoka ntago yagonze, nta hantu yigeze igongaho na hato, nta kantu yigeze igongaho na gato. Iyi modoka ifite ubuzima n'ubuziranenge, nta hantu yigeze igonga na gato. tukuzaniye product z'akataraboneka guturuka mu Busuwisi, harimo shampoo cleaner yoza imodoka igasura n'ubushyashya, shining ituma imodoka icya igasura n'ubwiza nk'ivuye ku ruganda. Tubafitiye n'izindi product amaso yanyu atigeze abona, harimo izihanagura intebe zo mu nzu, izihanagura amatara abana banyayeho, izikura impumuro mbi mu birenge. Wifuza kurangura wadusanga i Rwamagana hafi ya Equity Bank, i Kigali hafi ya Beka Kimironko, i Rubavu hafi ya Simba Supermarket. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 28 45 827. Nuko tuje kandi nuko tugaruke na za modoka z'imiturika, tugaruke na za modoka z'abakimaze, tugaruke na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari kumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brasha TV, ariko niwe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona ku gihe. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri 2026. Nibisanzwe ku mikoro ni Brasha, nije na Emmanuel, uwo ni wenge weba kwita dukurikiye Brasha TV. Aka kanya ko ugikona imodoka nzagatanga bayita Artis 2 automatique, imodoka igifite ubushya, ifite ubwiza butangaje. Repa bona gusuza Brasha mwese hano muherere hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora mwe tubana buri munsi ndabasuhuje. Twibere kuri Hotel Teke Kabeza, niho dukorera. Wahaza ushaka imodoka yo kugura, ufite imodoka kugurisha, waza tukagufasha ku giciro kiri hasi cyane. Dukora ku muvuduko munini wa 98%. Kandi aha kuri Hotel Teke urahasanga ibyumba byiza, sauna nziza. Aha ngaha wa booking ukakorera ubukwe. Aha ni heza cyane, ku ifunguro ryaho ndari gutuye. Bagira ibyo kurya by'agatangaza byiza cyane. Kandi turi kumwe na Zebenogesh Cosmetics. Uyu munsi nakuzaniye product nziza bayita antibacteria. Iyi ngiyi yica udukoko, ugenda upuriza gutyo do mu modoka do hato do nugupuriza do, urabona ibintu bimeze neza cyane, ukagera upuriza. Iyi modoka niza cyane, kandi uyu muti nawo ukora neza cyane. Rebi modoka do ruto modoka. Ariko uyu muti taratwe abemeye ko Brasha TV ari mwe rukumbe kuri uyu mugabane, kugira ngo Brasha TV hejuru cyane, hejuru. Turaza kujya muri moteri, turaza kujya muri butu, turaza gutandukana umeze neza, ufashe umwanzuro wo kwigura imodoka. Ufashe umwanzuro, reka sha igiciro cy'imodoka cyo nirangiza. Reba, urabona do, reba inzugi kuntu zimeze do, urabona zino nzugi nta kajagari zifite. Ni ukuvuga ngo ni inzugi nziza zikiri nshya, urakurikira do zisa neza do. Ubundi kugura iyi modoka ni ukugurira rimwe.
ikindi ifite amapine mashya, ifite control na silence bizarangira umwaka utaha. Iyi modoka rero urumva ko ari rurangiza, urakurikira neza nk'uko uyibona. Ahangaha bayita Altis automatique, nayo indi Burashari TV mwese murayizi. Izi nomero zireba do, izi nimero ubona kuri screen ya Burashari TV, izi nimero nizo zagufasha kugura imodoka nziza. Urazibika mu mutwe, uzibike mu ntekerezo zawe, uzishyire ku mutima. Umpamagara umbwira ngo ngiyewe Burashari TV ndagukurikira, nakoze subscribe, mwitabe neza cyane. Umbwira ati mfite imodoka ngurisha, ndashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, nkwereka ukuntu mbikoraho ku buryo bwihuse cyane. Imodoka ikabiragiye, imodoka ikabiragiye. Ubwire no wongere umpamagara umbwira ngo ndashaka kugura imodoka kuri Burashari TV, nguhereze imodoka itazagusaza, itazagutesha umutwe, ifite ubuzima n'ubuziranenge ku giciro kiri hasi cyane, ifite ibyangombwa byose. Kuko hanga nguhereza imodoka namaje kwitekerezaho, ntabwo ari gupfa guhubuka. Abagura imodoka kuri Burashari TV murabizi, nta guhubuka kuba guhare. Nguhereza imodoka nziza itazagusaza, yandi ugura ukavuga ati nanjye ahaho rwose ndatoraguye. Reka tujya muri moteri. Ahangaha tuba dukora ku muvuduko munini cyane, ngwino nkwereke muri moteri. Reba muri moteri, ubanza urebe ubwiza bwa moteri. Ujya kuvuga ngo nashatse imodoka yo kugura ndayibura. Wowe washatse imodoka yo kugura ayibura? Impamvu wayibuze ni uko wari utaramenya Burashari TV. Burashari TV ubundi yaziyigiye. Urayibona do, reba ahangaha do, urana ukuntu isa do, wana kuntu hasi do. Iyi modoka ntago yagonze, nta hantu yigeze igongaho na hato, nta kantu yigeze igongaho na gato. Iyi modoka ifite ubuzima n'ubuziranenge, nta hantu yigeze igonga na gato. Urumva? Urayibona neza? Urayibona? Ifite amatara meza do, ifite amatara meza. Kugura iyi modoka ni ugutoragura. Iyi modoka irashaka make. Ngwino mwera nkwerekana hano inyuma ukuntu hameze. Urabona wicaye muri iyi modoka, wavuga ati nanjye ngiye kugura imodoka. Iyi modoka irashaka amafaranga 8,500,000. Umva ko kantu, 8,800,000 n'amafaranga 500,000. No kuvuga ngo 8,500,000 urabasha kuba wagura iyi modoka. 8,500,000 uragura iyi modoka. Angahe nakubwiye? Angahe? 8,000,000. Ariko kakabwire uyu mutipe aratwika. Abemera ko Burashari TV ari mwe rukumbe kuri uyu mugabane, mvugira ngo Burashari TV hejuru. Niba wemera ko Burashari TV ari mwe rukumbe kuri uyu mugabane, mvugira ngo Burashari TV hejuru. Ubundi wirebere. Ariko so hari uko mba ntagize. Abo nta imodoka ntimubizi, ntimuzi umuvuduko dukoreraho. Bashaka guhereza imodoka nziza ku giciro kiri hasi cyane, wakenera kuyigurisha ukunguka. Abona haye imodoka, cyeka ugize amahirwe akora n'umuntu haye imodoka akaguha ubuhamya, nibwo wakubira ko Burashari TV, kuri Burashari TV tubasha. Akaguhereza ubuhamya, akakubwira uburyo Burashari TV dukora, nibwo wakubira kuri Burashari TV ko tubasha. Ngira ngo imodoka wayibonye, wayitegereje. Aha, noneho urakurikira. Amapine ni mashyashya. Noneho tugiye kujya hano muri butu. Tugiye kujya hano muri butu, twitegerezemo hano turebe ko nta bintu birimo. Urabona ukuntu isa, urakurikira do. Buri gikoresho cyose gipanzemo, akantu kose gapanzemo do. Urayibona do, reba amajeke do, amajeke ngaya, reba triangle. Urumva? Ubona ko ibikoresho byose by'iyi modoka biri mu kandi, ubona ko iyi modoka ifite isuku. Urabona neza cyane, ifite isuku do. Urabona do, ni Altis. Urabona ko nta hantu yigize igonga. Urabona hano hose mubabona yanga, ntago yigize igonga iyi modoka. Kuvanga ifite ubusembwa, usibye ko wabona amafaranga yo kuyishyura,
ariko ntabwo wajya ngo uvuge ngo iyi modoka ni mbi, ngo uvuge ngo iyi modoka nayigura ikantesha umutwe. Oya, uguze iyi modoka waba uguze imodoka nziza ku mafaranga miliyoni 8,500. 8 nangahe? 8,500. Waba uguze imodoka nziza cyane itazagutesha umutwe, ifite controle na silence, bizarangira umwaka utaha 2027. Ikindi urabibona hejuru ukuntu hameze, mba nshaka kugira ngo urebere no hejuru, mwitegereze neza cyane. Do ahantu hose bagomba kuhacegeka, urabona ko ni ibati, urayumva neza. Do ni ibati, urumva kurivuga hari mastike wumvaho? Nta mastike wumvaho, ni ibati. Iyi modoka kuva ku ruganda ukugeza uko, iyi modoka nta bintu yigize ikora ngirakora ibintu biyivuna. Oya, iyi modoka ntago yigize ivunika. Yavunika gute si modoka? Iyi modoka nyirayo ayigendamo kuva mu rugo kujya ku kazi, niyo agendamo. Urumva ko rero ni imodoka itaravunitse, ni imodoka itagusaza, ni imodoka itagutesha umutwe. Kugura iyi modoka no kwiteganyiriza. Reba imodoka, dore utumodoka bavandimwe wanjye. Imiryango y'imodoka wayibonye, urabona naho dushobora guhita tureba. Do reba nk'iyi tapi, do urabona ukuntu isa, irasa neza. Do aha, noneho ngira ngo ubwiza bw'iyi modoka wayibonye, ngira ngo wayibonye, wayitegereje neza cyane. Ifite ubushya, amafaranga make, ishaka amafaranga make cyane. Amafaranga make cyane niyo iyi modoka ishaka. Wamaze kuyikunda? Tanga komande rero, utazamagara ntutinde, kandi ukibona iyi modoka uhita uhamagara, kuko uratinda iyi modoka ntayo uza ko wabona, kuko imodoka nk'izi ziboneka gake gashoboka. Ndagushimiye, twabonye kuri Brasha TV turi gutereka imodoka ku isoko nziza cyane RTC 24 ku mafaranga miliyoni 8,500. Ni ukuri we twabanye, uri inshuti y'Imagara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabana neza. Nawe niba ukigera kuri Brasha TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibonera ku gihe. Aka ni kazi k'umutuka dufite muri uyu mwaka wa 2026. Tuzasubira turi gutereka izindi modoka ku isoko. Murangusabira umugisha n'amahirwe ngo bibane nawe, aho ukura Imana izajye igukubira. Njye ndi Brasha TV.